nta burenganzira. Icyo ni ikibazo twabaza wenda abantu bakuru b'abanyamurenge n'amatorero, icyo kintu bagidusobanurire neza. ariko mu itorero ho ngo bemera ko mugomba kwihangana. None se bo ko batihangana bapfakara bafite imyaka 80 bagakora amakwe, icyo kintu batihanganiye ni gute umwana w'imyaka 22 yabyihanganira? Nshuti mukurikirane Icyizere TV, uyu ni umwanya nanone nk'uko mumaze kubimenyera, ni umwanya tuba dufitemo umutumirwa, ariko reka tubanze tubasuhuze aho muherereye hose, tubaha mwiriwe cyangwa mwaramutse bitewe n'imigabane itandukanye tuba turiho. Hanyuma kuri uyu mwanya turi kumwe n'umutumirwa wacu, ndakeka ubushize twari turi kumwe ko babashije kubikurikirana, twaraganiriye nawe yaratwibwiye. Hanyuma reka tumuhe ikaze, tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego, ku batarakurikiranye wenda kiriya kiganiro ca mbere, reka tugusabe bongere wivugeho mu ncamake. Yego, nitwa Ndayishimiye Aime, ndi umukobwa w'abasinzira, muzehe ni umusaza bita Deo Ruhanda, ndi umumama, mfite abana 2, ariko nta mugabo mfite, ndi umupfakazi. Ubushize twaganiriye nawe aribwo akiva muri Kongo. Hanyuma atubwira amakuru yasize muri Kongo, cyane ko intambara zabaye ariyo arabibona, atubwira amakuru yahasize. Hanyuma atubwira nanone adushishikariza gukunda iwacu, adushishikariza gukomeza tuhibuka, gukomeza tuhakorera ibikorwa, gukomeza dutekereza bari ababyeyi twahasize cyangwa se bariyo bari mu bibazo by'intambara. Ariko nanone nawe akaba ari umwe mu badamu badafite abagabo b'abapfakazi. Reka nanone ahangaha twaje kumusura turi mu rugo iwiwe, reka niba ari twe tumuhe ikaze, niba ari uri duha sinzi. Hoya n'injuri bahereza kubera ko muri wanje. Ngaho riduhe. Ni karibu cyane, mwakoze cyane kunsura, mwagize neza, muri abantu bagira urukundo. Koko ubushize twari kumwe, twaraganiye. Reka mbonera no gushimira abantu barebye ikiganiro cyacu, ndabashimiye cyane, muri abantu beza. Rero namwe muri abantu beza, abanyamakuru muje kundeba mu rugo, musanze turi amahoro, turakomeye, Imana ibahe umugisha. None se aho wagereye hano bimeze gute? Aho nagereye hano, n'ubundi naje nyine burya nari ntariyakira, ubu ndi kwiyakira neza kubera ko ndi kuza menyera igihugu, menyera n'abantu, ndi kwisanga muri make, ndi kubona ari heza. Kenya iratuwe, irimo amahoro, irimo inshuti, ubwo nyine ni byiza. Ubushize hari ibiganiro twakoze nanone, abantu bagumye batera komantere nyinshi zitandukanye, bumvishije ijambo wenda wakoresheje ngo gushakwa cyangwa se gushaka ku bapfakazi, kongera kubaka. Noneho abantu bagira imyumvire itandukanye, hariho ababyumvishije, hariho n'abandi bateye komantere bavuga ati umuntu kugira ngo avuge ngo wenda ngo arashaka gushakwa, ni se buriya kuko nibyo cyangwa ntago biba ari byo? Abo bantu babwira iki? Ubundi gushakwa ni uburenganzira bw'umuntu. Urugo rwa mbere umuntu arujamo ari ubushake bwiwe, rurangiye n'ubundi ubushake bukujemo ukabona ni byiza, bishimishije ababyeyi, biragushimishije wowe ubwawe, bishimishije ababyeyi, sosiyete, itorero, ni byiza. Akarusho bigaca no mu muco. Rero kugira ngo urugo rwa mbere nirushira utangire ushaka urwa kabiri, yego n'ibyago biba byabaye, ariko ni uburenganzira bw'umuntu. Ubuzima bw'ubupfakazi si bwiza, bwinjiza umuntu mu bintu byinshi bijanye n'amakosa wenda, bigasubira bigatuma umuntu wihanganira ibintu byinshi cyane. Rero washoboye kwihangana ukavuga ngo reka wihangane, no gushakwa kubamo. Uzi ko hari bamwe bicara bakavuga ati reka tubyare, arera abafite, ariko hakaba n'undi uhitamo, haba n'izindi nzitizi nta zino umuntu aba afite, kugira ngo bakwite umupfakazi uri umwana mutoya ntabwo ari ishema. Rero nje nabonye ko nashakwa, nje n'akarusha abana bamaze kuba bakuru, tubyumvikanyeho nashakwa.
noneho abantu baba bagomba kumva ko n'ubwo burenganzira buba buhari. Hanyuma nk'uko wabibonye wabivuze kuriya, hari n'undi muntu wakoze kiriya gitabo. Mu by'ukuri hariho abantu benshi bagisomye, ndetse iyo unagenda hari abantu bagenda bakubwira ati biriya bintu bamwe barabishima abandi ntibabishima. Uriya mama Nyamuhoza igitabo yakoze cy'akarengane k'umupfakazi w'umunyamurenge, hariho abantu nyine bamwe batera komantere bitewe n'ukuntu umuntu abyumva, undi nawe akazitera uko abyumva. Yaje yunganira, ngira ngo muri iryo jambo wakoresheje yavuze ko gushakwa cyangwa se gushaka ku muntu wabuze uwiwe, ariko nanone we abivuga agaragaza akarengane k'abapfakazi ngo bahura nako. Ese kiriya gitabo wabashije kugisoma? Mu by'ukuri igitabo ntago nagisomye, ariko nagize amahirwe yo gukurikirana ikiganiro make yasobanura ibyo yanditse muri cya gitabo. Ariko hagati aho reka mushimire, byanteye imbaraga cyane, byanyeretse ko abagore b'abanyamurenge akarusha abapfakazi tuzagira ijambo tu, kandi Imana itwumve, n'ababyeyi bacu batwumve, n'ababyeyi b'amatorero batwumve, kuko narakirebye numva ndishimye, numva rwose muha courage. Ahari hose nareba ikiganiro, felicitation kandi courage, ukomere. Numvishe ijambo rimwe yaravuze ngo riramfasha, numva nibyo niho tugeze mbese no mu matorero. Buriya abanyamurenge tuvuga Imana cyane, ariko kenshi ubona tutayigira, kuko hari ibintu tuvuga ugasanga ni ibyaha, ariko abantu ko barabivuga nk'aho ari ukuri. Hari ikintu yavuze ngo hari abantu b'abapapa bari mu gupfusha abagore, abana babo iyo bagiye wenda barapfakaye, kuvuga ngo iwe ntafite uburenganzira bwo kugira ngo bamuhangure ashaka, ariko kamuhereza invitation ngo naze ku bukwe bwiwe papa wiwe. Ni nk'akarengane. Arongera aravuga ngo abanyamurenge bareke kuvuga umuco batakiwukorera, manako umuco uri mu kanwa ntago bakiwukorera. Ibyo rero biravunye, ni n'igipagani. Ntabwo wagomba kuvuga ikintu mu kanwa utagikora, garutwa no kutakikora utanakivuga, ni icyaha. Nagiye numva nyine ibintu yavuze, numva biranshimishije, ngira courage, numva wenda Imana ibikunze batworohereza natwe tukagira uburenganzira nk'abapfakazi. Akarusho bapfakari batoya baduha uburenganzira pe, baduhe no kurera abana bacu iyo twagiye. None se ni gute bavuga ngo nimbyara umwana musige, iyo yasigaye se nje nzagira amahoro? Ubwo nyine bambwiye ngo ningende nshaka nsiga umwana, nta mahoro baba bampaye, n'iyo nzu ntago nayibamo. Murakoze. Noneho ngo hari n'ukundi ngo iyo ubashije gusiga umwana ugashaka ahandi, wa mwana ngo hari uburyo ki akura atakwiyumvamo. Yego. Ese koko nibyo cyane, izo ni intambara zikomeye. Ubundi iyo bakubwiye ngo siga umwana, deja baba bafite ibintu byo kumushiramo, kera baba bakwanze, baba banze ibyo wavuze. Rero banze ibyo bavuze nawe ntibagukunze, na wa mwana wasize bumva ko bamwangiza mu mutwe, n'igihe muzahura ntacyo abamariye. Kubwira umwana ngo nyoko yaragiye, ngo dore ngo yaragutaye, kera iryo ni ijambo ribi, kandi ari wa muco utemera ko ushobora kumujyana. kandi nawe waragize izo nzitizi kugira ngo uyicare ufite imyaka mikeya, wenda ufite abana babiri, wabonye umugabo ugukunze, numara ashobora kugukundana abana bawe ukabajana, ariko ngo nta burenganzira. Ntago bishoboka, ngira ngo no mu kiganiro cya mbere narabivuze, ntago nojana umwana uhumeka namukuye mu wundi muryango, ubwo nawujanye muri uwo muryango w'umugabo wanjye ngo arahita ahinduka bwa bwoko. Ibyo bintu bibaho. Umwana icyambere ari gukura, akarusho abiwabo baramusura kubera iki yashika akaba bwa bwoko. Gusa icyo nzi cyo yavukana n'ababana nabyaye muri wa muryango, kubera mama wabo numwe, ariko ntago yaba bwa bwoko. Inyumvire abantu niboroheje imitwe, igihe tugezemo ni kirekire cyane. Abantu niborohereza abandi. Usibye ako karengane wenda ko kuba babima uburenganzira bwo kuba mwakongera mu kubaka cyangwa se bwo gushaka, ese nako ngako gusa kaba kababangamiye cyangwa ni byinshi?
oya buriya abapfakazi bagira akarengane kenshi cyane. Urumva ko natangiye mvuga ko si umuntu wese uzamwumva ko yosiga umwana ngo ashakwe, kubera ko bamara kuguhitishamo koko ugahitamo. Hari abahitamo bakabasiga kubera babona ubuzima bw'umucanzi. Hakaba n'undi uvuga ati reka nicare nimba ari n'umwana umwe ndabazi pe bitangiye abana babo bamwe, ariko ubuzima babayemo ni bubi cyane. Icyambere bahitamo no kubyara. Buriya ntabwo wakwicarira umwana umwe, abahisemo kubyara. Babandi bamubyarira babana basa nkaho babatoteza. Yego ubu nyine nta nka zikiriyo, ariko wumvaga induru, imitungo, bamusuzugura, babagore babandi bababyarira bakabasuzugura, nta gaciro babaherezaga. Muri make bakabarenganya. Kandi babana babavamo ari ababaramu babo, ugasanga barabasuzugura ntibabaharuye. Nyine urumva ko n'umwana udafite se nubwo yo kubyarira ari muramu wawe, bavuga ko atari uw'umugabo kandi ari uw'umuryango. kandi bajya bakomeza bakamwita rya zina rya wa mugabo. Yego. Mu muco nanone wa kinyamurenge umupfakazi ntago aba yemerewe gushakwa. Hanyuma kandi yabyara noneho mu itorero naho bikaba ibindi agatengo. Ese ibyo bintu noneho byo bivuze iki? Ibyo bintu numva ari akavuyo. Ni kwa kundi nyine bavuze ngo abantu bari mu kuvanga umuco n'igikristo. Urumva ko harimo umuco hakabamo no gutenga. Deja gutenga ni mu itorero, kubyara ni umuco. Kwa kundi bakubwira ngo icara ureke gusiga abana, wenda banabonye n'umugabo ugukunze bakakubuza ngo ntugende kubera ko ugiye gusiga abana, baba bakubwiye ngo byara. Bamara kubona nawe wahitamo kwicara ngo urere abana bawe, ugomba kubyara, bamara bakagutenga. Wese urumva atari ka karengane? Muri make nta jambo, nta gaciro umupfakazi aba afite. Witwa gusa ngo wapfakaye, nta gaciro uba ufite. Nubyara baragutenga, nuvuga ngo urashakwa nta burenganzira. Icyo ni ikibazo twabaza wenda abantu bakuru b'abanyamurenge n'amatorero. Icyo kintu bagidusobanurire neza. ariko mu itorero ho ngo bemera ko mugomba kwihangana. None se bo ko batihangana bapfakara bafite imyaka 80 bagakora amakwe? Icyo kintu batihanganiye ni gute umwana w'imyaka 22 yabyihanganira? Ahubwo bashira ibintu mu gaciro, bavugisha ukuri, baje mu itorero baza bavuga ukuri, bakurikize n'amategeko. Hari igihe n'amategeko ashobora kubihangurira umuntu. Bya bindi utihanganiye ufite imyaka 70, umwana wawe w'imyaka 30 ntabwo yabyihanganira. Kandi noneho nk'abo ngabo bahita bohereza abana ama invitation ngo bafite amakwe cyane rwose. Umva bari mu kohereza abana baba amakwe, abana batoya, wenda niyo yagiye yarapfakaye akabona papa wamwohereje invitation ngo azataha ubukwe bwa nyina mutoya. Birahari ni ukuri, ntabwo turi kubeshya. uwo ni wa muco ga nanone. Yewe ni umuco, ariko urumva ko n'igikristo kirimo. Wowe nunatwita bagushire mu rusengero hariya baguhagarika bavuga ati naka turamuhagaritse aratwite. Bahagarikana n'uriya Ntabwo uriya bazwi nyine, urumva ko babyita ikinyenda, kandi umwana aba afite se wenda na se wo mu muryango. ese noneho nanone kuri uriya mugore watwise wendaga wemeye iby'umuco ariko agata inshingano z'itorero, we noneho ko mu itorero bamufata akaba ari we bahagarika cyangwa se akaba ari we batenga, uriya wamuteye inda cyangwa se wamubyariye ntibagire ikintu bamukoraho? Ako ni ka karengane rero. Bareba uwatwite, ntibareba wenda uwamutenda. Kandi buri uwamutenda ntago baje kure. Abagore b'abanyamurenge ntago basohoka cyane hirya y'umuryango, nkeretse nyine nawe agiye arikirana. Ariko ubundi bagenda babyarwa na baramu babo, ibintu nk'ibyo. Ni kwa kundi bashira umuco mu rusengero rw'Imana. Uwo ni umuco. Baba bazi n'uwayimuteye buriya. Ashobora gutengwa na sebukwe azi ko ari umuhungu we wayimuteye, ariko akahagarara akamutenga. Ni ka karengane k'abapfakazi bumva ko bagomba kukunigira ahantu gutyo ntuhumeka.
watwite uwaguteye inda ari mu rusengero muranaririmbana yewe ariko wenyine baraguhagaritse ngo bagutenga uzarinde ubyara amezi 9 nibamara ngo barakubabariye. Ubwo se urumva atari ukujijisha amahanga no kujijisha Imana? Bareke rero uwabyaye baza bamubona nkaho nawe afite umugabo agume muri korari asenge none se sobukwe aba ari umupasiteri ku mugani yamara gupfusha umuhungu niwe wa mbere ukubwira ngo wicare kandi ubyare ntibabihishe. Yamara ukabyara ariko we yaba n'uwa mbere hariya kuvuga ati turaguhagaritse. Hasi ibyo bintu twabibaza, naje nta buhanga bwabyo mfite, twabibaza ko ari ukuri, twabibaza ko Imana ibishigikiye, ubundi tugendera kenshi ku Mana. Niba Imana itabishigikiye baza bareka abantu bagende bashakwe babyare mu kuri. hanyuma rero wenda turi kugana ku musozo, ese noneho uyu mupfakazi ni izihe nshingano afite, uburyo agomba kubana n'abana? Ngira ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yesu ni se w'imfubyi n'umugabo w'abapfakazi. Icambere buri umupfakazi afite changamoto nyinshi cyane. Icambere ufite intekerezo nyinshi, utumutwe wenyine. Uriya umuntu aje kugufasha wowe wataye umutwe wenyine. Wibuke navuze umupfakazi w'umugore. Wibuke ko umuntu azagira akabazo gato yari kumwe n'umugabo gahita utanga raporo zidashobotse, ukumva ko bitakureba pe, noneho bya bintu byose biba bikureba. Icambere no kwisunga Imana, ukigisha abana Imana, ukigisha abana gukundana, ukisunga Imana tu. Nizera ko iwacu bakunze kwegera abapfakazi cyane, n'ubu ngubu abantu bari kwita ku bapfakazi Imana ibahamugisha barahari, ariko nyine nabo bakwitaho wafashe iya mbere. Wafashe iya mbere uteretse abana ingeso mbi, uri umubyeyi umwe kandi ukagira uburenganzira ku bana bawe. Uriya hari ukuntu abagore tuneglige ukubona nkaho utari umubyeyi ngo ndabwira so, noneho ntawe ufite, nta mugabo ufite. Ese wazubwira umwana ngo uraje kubwira se ntawe ufite? Make ni wowe se, ni wowe nyina. Ukaba umubyeyi ufite ijambo ku bana, abana bagakurana bazi ko bafite mama umwe, bafite umubyeyi umwe, ariko mama yatureze neza umuco wa Gikristo, bagakundana, ugakora, ukareka kwiyandarika, ukereka abana ko byashitse, ariko wowe uri umubyeyi ukareka gusa nkaho bitakureba. Abana baratabanyitse mu miryango bisa nkaho bitakureba. Yego bogufasha kandi Imana ibaho umugisha abantu bose bari mu kwibuka imfubyi n'abapfakazi, ntabwo twareka kubashimira. Hari abantu pe barara ku ijoro kubera abo bantu, Imana ibaho umugisha, ntabwo nareka kubashimira, ndabizi kandi Imana ibagure ibagirire neza. Rero byose ni Imana ibikora. Usanga warera neza, ugasanga pe n'ufite ababyeyi bombi, ugasanga abana bawe nabo barakuze bavuyemo abantu bazima kubera uburere wabahaye. Murakoze. Yego. Reka dusoze tugushimira kuba waduhaye ikaze hano mu rugo iwawe. Ikindi dushimira n'abantu bakomeje kudukurikirana, batwereka ko badukurikirana bari ku migabane itandukanye. Tubifuriza n'amahoro ya Nyagasani gukomeza kuganza mu ngo zabo, mu mirimo yabo. Mu by'ukuri hariho n'abantu basigaye bakora cyane, ngenda bibona. Abo bantu ntabwo twareka kubashimira, turabashimiye cyane, dukomeza kubifuriza n'amahoro ya Nyagasani gukomeza kuganza mu byabo byose. Mugire amahoro.